Amakuru mabi ku bakunzi ba Dorcas, aho bakomejwe kuvugwa ibintu bitari byiza be na gatoya mu rugo rwe ndetse n'umugabo we, aho kuri uyu munsi hashize iminsi mubonye post yari yashyize kuri story yiwe ya Instagram agira ati sinishimiye urugo mbamo yewe kugeza n'uyu munsi, gusa nsengera umugabo tuzabana bwa kabiri ngo Imana izabe inyeretse iwabo, nzabanza bamenye amakuru yose ahagije mbere yo kubana nawe, ko akenshi iyo wubutse ushobora kuba ubuzima bwawe bwose wicuza. Asoza agira ati mbayeho mu buzima bubi natigeze nifuza kubamo. Ayo magambo yatunguye abantu benshi cyane, abantu bakomeza kuvuga ati si no mukobwa ibintu bavugaga byose ni ukuri, birabacanga cyane. Ku mugoroba washize yashyizeho post agira ati ngo ibintu byose bamvugagaho byari ukubeshya, ngo account yanjye bari bayibye, ngo ni abantu babyanditseho, ngo yewe ngo sinjye wabyanditseho, ngo ndetse basaba n'amafoto nari ndi kumwe n'umugabo wanjye yose. Gusa abantu ntibabyemeye kuko iyo baba barasibye amafoto ari kumwe n'umugabo wiwe yose aba yongeye akayasubizaho, ariko siko biri kabisa. Ko kuri uyu munsi bakomeje kuvugwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, bitewe n'uko abantu bari kubibona bakavuga ati se amagambo bavuze kuri Vestine yose yabasohoye byaba ari ukuri, bigacanga abantu benshi. Gusa ariko ikigaragara kuri ubu ngubu abantu bari kumutera amagambo bamubwira ati ngo mbese ubu ngubu ngo amafaranga y'umugabo w'abandi mugiye kuyakenyereraho, ngo amafaranga yiwe yakenyereyeho, ngo buri kimwe cyose yabatakajeho ngo murakiriye, kaka abakobwa ngo muri babi, iyo business bahita ngo kimwe nayenza irangiye umukobwa wanjye. Mbese comment zari ziteye agahinda, aho nawe ngo kuri byihangana byamunaniye, iyo buri kimwe cyose yasibaga. Gusa kandi bavuga ati n'ubundi umugabo wa Vestine sinamukundaga pe, bavuga amagambo menshi bacika ururondogoro. Gusa Dorcas we araceceka, sigize igihe ikintu avuga ku bintu biri kuba kuri mukuru we, aratuza cyane. Ariko ibyo bintu byakomeje gutungura abantu benshi, bavuga ati se uno mukobwa mu minsi ingahe itanashize, uno mukobwa ngo ahise afata umwanzuro wo gusiga umugabo we, ubu agiye gutanga divorce bitewe n'ubuzima bubi koko wenda umugabo yaba amushyizemo. Nta n'umwaka urashira ubukwe bwabo bubaye. Reka dutegereze uko biri buze kugenda, ndababwira andi makuru. Ndabakunda cyane bakunzi banjye, murakaza neza kuri channel yanjye, mukomeze tubane kandi tunasozanya buri kimwe. Ndabakunda, ntuzicwa n'irungu. I love you so much beautiful people.